Satani agira ibintu bitatu binini bikomeye. Cya mbere ni ukwica, ni ukwiba no kwangiza. Kwica, kwiba, kurimbura cyangwa kwangiza. Kill, Steal and destroy. Yeah. Nizo major principles za Satani agenderaho. Yabuze kimwe afata ikindi. Muri ibyo bitatu agomba kukubonera hamwe. Kimwe muri ibyo byari mbagafasha n'ebyiri eshatu. Ariko cyambere ni ukwibasa, ukwiba amafaranga ko azakoresha kwibe ibyatumunezerwa. Rero kugira ngo tumenye zino mbaraga ubundi abadayimoni, ubundi ikindi cya kabiri twite tuganira. Ku munsi w'imperuka abantu bazikanga huye na Satani abantu ibyo bategeza ntago ari byo. Ko Satani ntagaragara nkuko wambona gutya hanga. Agomba kumanipira akora muri barya abantu. Ikindi afite abagenti be. Tarabibonye ko abarozi, abakora ibyaha, tarabibonye ko hari abisiza amarangi, abantu bisiza mbega babaye inshuti n'abanywanyi ariko rimwe batanabyumva. Ariko nanone mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko nubwo abakoresha ntabwo abakunda nabo. Satani ashishikara wabyumvise ashishikara mu kuduhagurukira kandi nta kangwa n'umukecuru n'umwana n'umusaza. Nta abonye ejo bundi abonye inkuru y'umwana wasambanije nyina. Irahari. Urumva urwo rwego ariko ako ngo nyine aryamye nyine urumva urwego rw'ibikoresho uwo bari kumwe ngo ntameze nk'uwundi wayazi. Urumva kamusasangana umwana uri hejuru byonyine. Noneho undebere ntibinabaye ibanga muri famiye na kamera zirabibonye. Ibaze wa mwana wasambanije nyina, ibaze wa mubyeyi urimo uvuga hariya isi iramwose cya gikomere. Kuri YouTube barabisevinze, inkuru zirakurikiye. Nakura zabande usiye kuba ikihebe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. ngo haye ikaze ku bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Wowe uri mu Rwanda uvuga ikinyarwanda udukurikiye, Imana iguhe umugisha cyane. N'abandi bose bari hanze y'u Rwanda abadukunda, abadukurikiye bari muri diaspora zitandukanye, muri Europe, muri Amerika, muri Aziya, ahantu hose hatandukanye, turabahaye yamba, turabasuje cyane. Mwebwe mwese mwakoze subscribe, nawe nimba uri umushyitsi ugeze hano uyikande kugira ngo ujye ukurikira inyigisho dutanga ziva kwiyereka rya mushumba Revera Ntambabazi. Muri ino minsi nsigaye mvuga nti abantu bakomeje kuvuga mushumba naduhe nimero, mwaduhaye nimero y'umushumba. Nimero ibihari munsi ya titre, ukandeho ahantu handitse ngo see more uhita ujya muri description ihita iguha nimero za mushumba, urazibona bitakuvunnye cyane. Ubwo mbivugiye iki mushumba kuko abantu bajya muri comment mwadaye nimero ziba ziriho nukuri. Nimero ziriho cyane. Tunisegura ku bantu batubuze ntago ari ubushake ariko tuzabitaba nibahumure. Yego. Abantu baba ari benshi bahamagara kandi umuntu nyine aba afite gahunda. Ko cyane abantu bahamagara ku wa mbere no ku cyumweru burya baba bambaniye. Ntago biba ku wa mbere bari mu biganiro, ku cyumweru mba ndi mu rusengero. Kibaza bo ntibaterana. Burya ko wahamagara nyuma ya saa sita ariko hari uguhamagara saa 5 uri mu rusengero utamusubiza avugira ngo bose ngo muzazikuro ziriya nimero. Ariko by'ukuri ntago abahamagaye mu gihe gikwiye, ntago pastor rero witaba telefone. Twabonye ko burya mu bintu bya mbere ikintu cyamwe akwiye kwirinda agasenga mu gihe cyose ashobora kureba kuri telefone amasegonda yose. Turakivuga tukivuga harabibonye ko umuntu wabaye addicted kuri telefone nabwo ari ikimenyetso kitari cyiza.
twarabivuze kuba addicted kuri telefone ko nabyo ari ikibazo. Ibintu bimwe ugasanga nyine byaragutwaye. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko dushobora guhamagara ku cyumweru ngo bigukundire pe. Hari imyanya bugihamagaramo. Ikindi kigorana hari no guhamagara nka saa 8 z'ijoro ngo nagira ngo numve ko telefone iriho. Ibyo gusa. Rero tugomba kumenya icyo ta protocole. Protocole ni ikintu cy'ingenzi. Yenda umuntu ashobora kuba ari nko muri Amerika Canada akumva ko nawe ari nk'iwabo. Hayo nko mu Rwanda saa 8 z'ijoro ko uwo mugabo ugikanuye uwo mugore ugikanuye ni ikibazo. So nk'iyo telefone sonye n'ijoro madama tudukangura ninde se kuwanje atabitekereza ni ikibazo. Yego. None baza nk'umuhanuzi kazi w'umugore agamagwa n'umuntu saa 7 z'ijoro aryamye muri. Ariko n'abakozi b'Imana bagira intambara zabo burya. Iyo ariko akenshi zishingira ku butarubatse ikizere mu bantu. Nuko nawe nyine nta mbuto bakubonamo. Ubona wapi ugomba iyo babaza kubaka ikizere mu muntu birakunda. Ariko nta kizere wubatse. Yabona nawe ubwawe utazi ibyo ushaka n'ibyo ukora bikora nuko ntago biba bimeze neza. Yego karagaciyemo mushumba kugira ngo abantu bamenye uburyo bajya bakubona naho nimero ziba ziri bitewe n'abantu babizi. Ariko rwose ku cyumweru no ku wa mbere mushaka kumagara ku wa mbere yahamagara nyuma saa 11. Yego ni byiza cyane rero mushumba uyu munsi mfite ikibazo nshaka kumenya. Nshaka kumenya n'udukurikira ashaka kumenya. Abantu bose bifuza kumenya. Ubundi Satani ni iki yifuza ku muntu? Ubundi Satani ashaka iki? Urakoze cyane nkuko twavuye tuganira cyane cyane ko uyu munsi no ku cyumweru n'ubu. Yego. Ndashaka mvugane n'abantu. Irisha Satani agira ibintu bitatu binini bikomeye. Cyambere no kwica, no kwiba, no kwangiza. Kwica, kwiba, kurimbura cyangwa kwangiza. Kill, steal and destroy. Yeah. Nizo major principles za Satani agenderaho. Yabuze kimwe afata ikindi. Muri ibyo bitatu agomba kukubonera hamwe. Kimwe muri ibyo byari imbaga afasha n'ebyiri eshatu. Ariko cyambere no kwibasa kwiba amafaranga ko azakoresha kwibe ibyatumunezerwa. Rero kugira ngo tumenye zino mbaraga ubundi abadayimoni ubundi ikindi cya kabiri twite tuganira. Ku munsi w'imperuka abantu bazikanga huye na Satani abantu ibyo batigeza ntabwo ari byo. Ko Satani ntagaragara nkuko wambona gutya hanga. Agomba kumanipira akora muri barya abantu. Ikindi afite abagenti be. Tarabibonye ko abarozi bakora ibyaha. Tarabibonye ko harabisiza amarangi. Abantu bisiza mbega babaye inshuti n'abanywanya ariko rimwe batanabyumva. Ariko nanone mu kiganiro cy'ubushize twabonye ko nubwo abakoresha ntabwo abakunda nabo. Kunda se gukunda iki wakwenya kuri turiyema aho ngaho ukagenda ko nicyo akena no abantu twangirika muri ubwo buryo. So rero ikintu cyambere gituma Satani atwanga twamaze kubona the three principles cyangwa majors akoresha mu gutwanga: kwiba, kwica no gusenya. Kill, steal, destroy. So ngo ikintu cyambere ibyo bigaragara mu gitabo cya mu butumwa bwa Yesu Kristo na Yohana no muri Luka bigaragaramo. Ikintu cyambere abashaka gukoresha imirimo y'uburetwa agukoreshe akumanipire bagikoresho cy'ubugome, icyo kwicana, icyo guhemuka, cyo gusenya, cy'ishyari, cyo kwangiza, cyo guhemukira abandi no kwihemukira utisize. Harabibonye umuntu arihemukira akigirira nabi cyane, akigirira nabi, akigirwa nabi, ariko ni icyabasha ngo agukoreshe. Yego, turebe kuri Yuda. Yesu yaravuze ngo ngazagambanira, ngo uzamugambanira azabona ishyano. Harangije avuga ati ariko ugiye kungambanira n'uwo turi gusangira anakora n'umutsima aramuhereza, ariko ntiyihana. Ngo aragenda azana ajya bicera 30.
ati igihe nta kimenyetso mbaha simucira mu maso simurya urwara ahubwo wondi ukubita akabizu nuwo ngo turi buhurire sikuni imigani yavuga imigani yavuga ngo urukundo rurakomera ngo ariko indyarya isomana iryarya akabizu naka indyarya kubitaho kwitama ati uwondi busome mufatu mumenye hawe ndibuhenda n'akabizu ndakamujomba kwitama arangije aramufata avuga ati Yesu amubwira ngo kora ibyakuzanye byihorera ngo yarazi ko Yesu ari bubakwepe yabikoze azi ngo ariko ifaranga turyinjize wana agafaranga wowe ntago bazabimenya yaramaze gushwana ariko se umuntu wanze gufatayo kwa Simoni w'umubembe umugore azanye amavuta ahumura neza cyane ntagure kandi yari amafaranga amadeni n'amagana 3 yo kigihe uyu munsi amafaranga menshi hanze kuyakira cyane ko nabugingo n'ubu Isiraheli koresha denari biracyariho nibyo faranga rimaze igihe kinini rikora idenari urumva ati nta kwande bushize ngo andi munsi bashatse gufata Yesu ngo arabakwepe baramubura ku manga baranarengeye yumvaga ko ariko bizaho arabiko ku ifaranga turibike niba yarebye krize yari mu rugo ntago mbizi ariko byishobora no kudasoma cyo Satani ashaka no kudukoresha kandi akadukoresha ibikorwa bibi Satani ashobora kugutera ugatuma uhemuka uzi ngo hari ahantu Imana iri buca inzira urumva iyo tugeze kuri aya magambo wibuka neza ko ngo amaze kubona ko Yesu bamubambye bamukubise inkoni zimeze kuriya yaragiye arirukanka ati nimutware ibiceri byanyu arabibajugunya ntacyo bikimari aravuga ati reka Matiya avuga ko ibiceri byaguzwe amaraso bigura isambu yo ku ruhande barashaka isambu y'umubumbyi barayigura ahavuga ati feri ya mbere reka njye mu giti ari naganitse abarapfa uhabari ibisambo akabarira babaraba byukuri ko darumbye kubambwa kandi Yesu agiye kubambwa yari gupfa kandi Yesu agiye kubambwa ariko ko tumanipira ngo Satani cyashaka nuko akumanipira akugira iki igikoresho cyo gusenya urugo rwo gusenya abandi igikoresho cyo kwangana kwica guhemuka wese ugira ngo bari nko muri genocide Satani hari umusatani yaje gutema se byari bakamarana bikarangizanya kintu bikakumira mwatigiye nihishanga nta uri bumbone Satani avuga ati ngwino nkwereka aho umugore yagiye umuriro ukakira aho ngaho babonye views bakaza gatega kamera bakareba urugo rugasabaze wa mwana wumvise nyina afatiwe muri rogi yafashwe na se kamera zikabifotora igikomero iyo depression kintu mushinze mwana ni kintu kuro Satani bashaka nuko imiryango icikamo nuko abantu bangirika nuko abantu babaho nabi nuko abantu bakora nabi nuko abantu babura ubugingo buhoraho ntibazabona ikamba ry'ubugingo niyo mpamvu Satani atumanipira uko abishaka kudukoresha amahano nibyo yifuza pe uyu mugabo bita Satani nimba ari umugabo nimba ari n'umugore simbizi ariko ubwo sigiye kubwira ko n'Imana ari ingore cyangwa ari ingabo shaka jeni bagiye ni Satani turekera ni Satani ni ikibazo gikomeye ku muntu ariko murabyumva nyine ndimo ndabyumva ni icyo kintu abakeneye bundi we ntiyifuza amahoro y'umuntu ariko Imana itwifuza ariko na Yesu yaravuze ngo nuko mugira amahoro muri nge ariko mu isi ni imibabaro hanje anatubwira ijambo rikomeye ngo mbasigiye amahoro yanjye ariko simbaye ko Yesu agira gute tanga mu isi muzababara tunya mu nzu y'imbohe so we buri gihe Satani abagomba gukoresha uko ashoboye mu buryo ashoboyemo mu nzira ashoboye zo kumanura gusenya no gukoresha abantu ibyaha gukoresha abantu amakosa gukoresha abantu by'ubugome kugira ngo batazabona ibyiza Imana ibategura cyane babibura gukoresha ubugome gukoresha iki cyane badukoresha icya kabiri gituma Satani ashishikara wabyumvise ndikubyumva ashishikara mu kuduhagurukira kandi nta kangwa n'umukecuru n'umwana n'umusaza ntabonye ejo bundi abonye inkuru y'umwana wasambanije nyina irahari urumva urwo rwego ariko ako ngo nyine aryamye nyine urumva urwego rw'ibikoresho uwo bari kumwe ngo ntameze nk'uwundi wayazi urumva kamasasangana umwana uri hejuru byonyine noneho ndebere ntibinabaye ibanga muri famiye na kamera zirabibonye ibaze wa mwana wasambanije nyina ibaze wa mubyeyi urimo uvuga hariya isi iramwose cya gikomere kuri YouTube barabisevinze inkuru zirakurikiye nakura zabane usiye kuba ikihebe
satani agushyira kugira ngo akumanipire, aguhisha ko wacuruza ibindi bintu bitashobora kwangiza. Ahakumvisha ukuntu ushobora gucuruza drugs, ibiyobyabwenge, ushobora gucuruza ibintu bibujijwe, akumva ko aribwo uzaca usamo agakira vuba, ariko arimo aragucukurira umwobo wo kwisanga mu myaka 7 ufunze. iyo busama akakwereka ko bishoboka cyane, turi kubundi urugo nakore gusohoka mugenda akakwera ntazakoreka umubabaro. Buriya Jerry namikurikiranye amakuru y'abantu bakoze divorce, barambwiye ngo umwe muri mwe aricuza, umwe muri mwe yicuza icyatumye ayikora. ni igikomere rero, nicyo bashaka. None ikindi cya gatatu cya kabiri nicyo twita intimidation. ubwo ni nko kugutera ubwoba. sinabwira iki hagara ubwoba, kuko intimidation nko kuba kugutsikamira se, ni ukuvuga ngo ube nk'umuntu usa nkaho kakwireke ugende nk'umuntu winyariye kandi uri umugabo. Mbega uhura n'isoni, akwentimide imbere y'abantu, uceceke, utavuga, uri kimwaro, uri ikibazo mu buzima, aho kandagiye hose bati ngo warahise. Mbega usanga ufite ikintu cya intimidation, sinzi mu kinyarwanda nyacyo, ariko bisa nkaho ari nko kutagira ijambo kandi ntawe ari kwambuye. ubwo ni ipfunwe ariko turi horane kandi nafatika. Apana ipfunwe ryo mu mwuka kumugaragaro, rigaragarira abantu bakabona. Maze nk'urugero, mama mufatiye muri rogi, umwana wameze gute? Ukarumva byagenda gute nyine? Umwana mgiye nyanjye mfatiye muri rogi zamera bite? Nuvuga ngo icyo ashaka uhore uri agucecekeshe, akunyamanzishe, uwumva urasuzuguritse mu rwego nawe utazi, akubuze amahoro yo kuba wakorera Imana cyangwa wayivuga, akubuze amahwemo, akubuze icyerekezo, akubuze ubuzima, akubuze amahirwe. Mbega usanga ari wa muntu usanze wabaye timide, atari uko utari sharp, ahubwo nuko satana akwentimida ubwe. Yego, ceceka nicyo ashaka, nicyo abadukeneyeho, kugira ngo usange umuntu abura ijunja, akabura ijambo, akabura icyerekezo. Bavuga ati mwitange hano, ati genda ashyiramo iki, avuga ati azayakura hehe, imiryango yateranya ngo tufite umurwayi, akabura icyo atanga kandi yakoze. Mbega ugasanga buri gihe uri topic muri famiye, uri ikiganiro mu baturanyi, uri igitaramo aho baherereye hose. Kasi ndajya muri abantu n'uwa mwenda nambaye ejo, sindajya wanajya washi ati ariko urahera ahora mwenda umwe yabaye iki, akapira kamwe, kandi wagera ukanabyumva, kuko ashaka kwentimida, wumva n'abakuvuza, akaguha n'ibihamya bituma uvuga uti koko sinshobora. Mwuka kwentimida, uyu mwuka turakubita mu izina rya Yesu, turawurandura, turawujugunya, turawuvanamo. Urabyumva ariko ubundi we habura iki ubundi umuntu nkawe? Ndahabura umwana ubuze naho byara akana, umva iyo nama ubyare ku ruhande karandi burayishoreye. Ariko hagiye ugira ubwenge, wagiye umera nk'abandi bana, umugabo muzima cyangwa umuntu muzima nkawe, bakwereka ukuntu nyine nawe watekereza wajya kubikora kumva umutima urabyanze. Icyo ashaka nuko akwentimida, nuko uhora uri munsi y'ibirenge guhonyora, gusyonyora. Ariko Imana ishimwe ku bwongo bwa ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima kagira gute bugahinduka. Ibyo ntazo dukeneye cyane. Hari abantu benshi bacitse atari ko batagira ijambo, ahubwo nuko babuze uko barivuga. Arivugira he? Bakumira. Aribwira nde? Aravugana nande? Arakorana nande? Mu muryango hagera ugaceceka, mu kazi ugaceceka. Ninde muntu watwaye ikaramu mubarize kwa runaka, se ntwara ikaramu ndandika. Ku buryo n'ikintu kibwe bashobora kugikekera iwawe, n'inkuru yavuzwe bakayikekera iwawe. Urubwaro rukayitagukira, ushobora kwazanya amakuru nikana kandi urarengana. Sabwo ni umwuka mubi winjiye, ufite intego mbi, ugambira ibintu bibi, ariko ugambira gusenya ubuzima bwawe no kuburangiza. Ariko Imana ishimwe, dufite Imana ishobora byose. Haleluya. Imana ishobora byose cyane. Urahumva aho ngaho? Ndahumva cyane. Navuze ngo uyu munsi ni ku cyumweru, ntago nshaka gutindira abantu. Undebera ko iminota ntayimaze. Ntago twayimaze, gusa hasigaye nk'ingahe mbone ko cyumvikira. Hasigaye iminota 6 yonyine. 6.
ngira ngo ako kantu ka kabiri wakumvise kumva cyane wanyemereye tuvuga mu mwuka ngo tubakuye muri icyo kimwaro tubakuye muri icyo ikintu kimwaro cyo kumwaragurika kumva wabuze uko wifata kwimunyamunya usuzuguritse wari wambaye neza ariko mbega ku buryo usanga ufite ikintu cyo guhoretse nturi umugore nturi umukobwa uri umufiyemeri ntibashobora gushoboka numva ntabwo wafiye ngo ube na meri urumva gushyize hagati kandi hagati aho se hari iki nimwo nkubita akazi yazi ibintu nkubita ariko byarabaye ntabwo twagushinja fiyemeri ubundi ntabaho da oya kandi bahari umukobwa w'umugore ntabwo mbi cyangwa umugore w'umukobwa ibintu nk'ibyo wakubwira se ko umuntu urumva urwego nguhayemo none niba bibaho tonde gake niba bibaho niba ngira gake tonde gake niba bibaho muri stati zo ku isi bandikamo fiyemeri bandikaho femme cyangwa ego bandikaho muri jare oya ubwo ni femini female cyangwa male ariko ntabwo ari ngo muri fiyemeri muri status iyo ntayibaho mother girl hariho mariye aha divorce single umupfakazi na widow urumva ko bihari so umva araje arakumwaje ariko n'ikintu ngiye kukubwira buriya uzi ko niyo ukora akazi utigiye nabwo bari ikimwaro ikibazo uri umukontabura urushyushye ariko uri umuseriveri wize guseriva sibyo bya bindi se bivuga ngo akazi kabi kaguhesha keza mushomba akazi kabi kaguhesha keza sawa gakeka imvugo niyo ko yumva niko imeze ariko tubitekereza ko umwanzi ashaka kumanipira hanyuma icyanyuma yego dominate you kudomina kabisa umwanzi kabisa akakurusha imbaraga domina akakurusha imbaraga ukarya urushyi ukanywa urushyi ukambara urushyi ukivuza urushyi ugasara akakwicarira akakunanira akakujya hejuru akakuvuruguta akaguhera hirya hino cyo ukoze cyanga bidakunda bitemera kuko yashaka kudomina muri domene zose uwo mwuka rero kugira ngo bademe atume ntabwo tuwushaka ni ukuri izina rya Yesu amen n'ibyo bintu mejya bitatu ariko bigambiriye kwiba kwica no kwangiza uri ku gahato kuko ibintu byo kudomina hari umuntu agera rwose mu rwego runaka akumva neza ibintu biranamusize biranamurenze nta kintu afite cyo gukora kubera ko satani yamaze kumudomina yamaze kwinjira mu buzima bwe yashatse kubuvurunga ni ukuvuga ngo ahantu hose hagombe hamugore to dominate you none mushumba tukana ku musozo muri ya minota yacu dusigaranye igeze kuri 1 n'igice ariko hafi 2 ndagira ngo utubwire kuko ibi ngibi uku gutsikamirwa n'uyu mwanzi ntago bizatuma tubohoka ngo dukorere Imana azahora adusigingiza atwicarira atudomina kugira ngo tumwigobotore noneho turyoherwa n'ubuzima bwo gukorera Imana turasabwa iki nje ntekereza ko icyambere ni ukumenya papasi intego ya satani ku buzima bwacu niyi icyambere twakibonye ko yagukoresha ibintu bitari byiza kabiri agucecekesha akuzibye akumanure gatatu akudomine kandi ubaho dayimoni yadominye agomba kuza indwara ibyago ubukene gukomera bwa gutongana nta mahoro uwo mwuka wo kudomina akakujya hejuru hakenewe ko umuntu agira imbaraga satani ntamukoreshe ntamucecekeshe kandi ntanamudomine bisaba iki rero bisaba ibyanyabutatu ni ukubimenya neza kabiri no gusenga gatatu na deliverance ugahamagara abisengeye agahagarana nawe tumva ari ibyo reka ngushimire cyane mushumba ku bw'ibi bitekerezo byawe buduhaye no kugira ngo duhishurirwe tumenye amen